Muhawe ikaze mu kiganiro Tinyuka Urashoboye kinyura kuri Daniels TV mugezweho na Ushizemo Leopold. Uyu munsi turaganira ku nsanganyamatsiko ikomeye cyane ivuga ngo uburyo wafungura imbaraga ziri muri wowe imbere kugira ngo winjire mu butsinzi. Igice cya mbere, kumenya ko imbaraga ziri muri wowe. Buri wese muri twe yavukanye imbuto y'ubushobozi. Imana yaduhaye impano, imbaraga n'ubwenge kugira ngo tubashe kubaho mu buzima bufite intego kandi bushingiye ku ntsinzi. Akenshi abantu benshi bumva ko gutsinda biterwa n'amahirwe, amafaranga cyangwa abantu bakomeye babashyigikiye. Ariko ntibamenya ko ikintu cya mbere kibafasha gutsinda kiri mu mutima wabo, mu bitekerezo byabo ndetse no mu mwuka wabo. Umwanditsi umwe yaravuze ati, umuntu ufite impamvu ikomeye mu buzima bwe, nta kintu na kimwe cyamubuza kugera ku ntego ze. Bivuze ko iyo wemeye kandi ukamenya ko hari imbaraga ziri muri wowe, utangira gufungura amarembo y'ubutsinzi. Igice cya kabiri, kwemera ko bishoboka. Ikintu cya mbere gifungura imbaraga ziri muri wowe ni ukwemera. Kwemera ko ushoboye, kwemera ko bishoboka, kwemera ko nubwo abandi batsinzwe wowe ushobora gutsinda. Bibiliya ivuga iti, ibyo byose ubishobora mu wamfashije, ibyo byose mbishobora mu wamfashije Kristo. Iyo ufashe iri jambo ukarishyira mu mutima wawe, risenya imyumvire y'uko udashoboye. Abantu benshi basubira inyuma kuko mbere yo kurwana urugamba baba baratsinzwe mu bitekerezo. Iyo wiyumvamo ko ushoboye, imbaraga zawe z'imbere zitangira gukora. Igice cya gatatu, guhindura imitekerereze. Imitekerereze niyo soko y'imbaraga cyangwa intege nke. Umuntu uteye imbere si uko afite ibikoresho byinshi, ahubwo ni uko afite imyumvire ikomeye. Iyo wicaye ugatekereza ko ntacyo ushoboye, imbaraga zirimo wowe zirahagarara. Ariko iyo utekereje ibintu bikomeye, imbaraga z'imbere zirakanguka. Hari abantu benshi bava mu bukene bajya mu butunzi, si uko bari bafite inkunga ikomeye, ahubwo ni uko bahinduye imitekerereze yabo. Bagatekereza ko bashobora kuba abakire, bagakora ibikorwa bijyanye n'ibyo bitekerezo. Igice cya kane, kumenya intego zawe. Imbaraga z'imbere zifungurwa iyo uzi neza intego zawe. Nta kintu kiremereye nko kubaho udafite intego. Iyo umuntu azi icyo ashaka kugeraho, imbaraga ze zose z'imbere ziteranira hamwe kugira ngo zimusunike imbere. Intego iguha umurongo, ikaguha imbaraga zo kudacika intege, ndetse ikaguha impamvu yo gukomeza nubwo bikomeye. Iyo ugize intego isobanutse, imbaraga ziri muri wowe zirabyuka kandi zigakora. Igice cya gatanu, kwizera no kwizera. Hari itandukaniro hagati yo kwizera n'ukwizera mu bandi. Kwizera Imana ni isoko y'imbaraga, ariko nanone ugomba kwizera. Kwizera ntibivuze kwishyira hejuru, ahubwo bivuze kwemera ko Imana yagushyizemo ubushobozi kandi ko ushobora kubukoresha. Abatsinzi bose bagira ikintu kimwe kibahuza, bakwiyizera. Ntabwo bategereza ko abandi babaha icyizere, ahubwo babyiyumvamo. Iyo wiyizera, imbaraga zawe z'imbere zigukorera. Gukora ibiteye imbere. Imbaraga ziri muri wowe ntizifungurwa n'amagambo gusa, zigomba gushyirwa mu bikorwa. Gufata icyemezo cyo gukora buri munsi no kudacika intege nibyo bikurura imbaraga ziri mu muntu. Niba ushaka gutsinda, tangira gukora ibintu bitandukanye n'ibyo usanzwe ukora,
Gerageza gusoma ibitabo, kumva inyigisho, gukora akazi kenshi no kwishyira mu bikorwa bigoye. Ibyo byose bizakurura imbaraga ziri muri wowe zikugira umuntu wihariye. Igice cya karindwi, guhangana n'ubwoba. Ubwoba ni ikintu gikinga imbaraga z'imbere. Iyo umuntu afite ubwoba bwo gutsindwa, ubwoba bwo kunengwa cyangwa ubwoba bwo kwangwa, imbaraga ze z'imbere ziba nk'aho zifunze. Ariko iyo umenye ko gutsindwa ari isomo, ukemera ko kugerageza ari intambwe y'ubutsinzi, imbaraga zawe z'imbere zirafunguka. Abatsinzi si abantu batigeze bagira ubwoba, ahubwo ni abantu bigishije ubwoba bwabo kwicara inyuma. Ubwoba ntibugomba kugufunga, ahubwo bugomba kuba isoko yo kugufasha gukora byinshi. Igice cya munani, kugira umwuka wo kudacika intege. Imbaraga z'imbere zikenerwa cyane iyo ibintu bigoye. Abantu benshi bacika intege bageze hagati y'inzira ntibakomeze, ariko umuntu udacika intege ahora afite imbaraga zo gukomeza. Iyo wihanganye uhora ushyira imbere icyizere n'imbaraga. Intsinzi si ikintu kiboneka mu gihe gito, ni urugendo, kandi uru rugendo rusaba imbaraga z'imbere zidasanzwe. Igice cya cyenda, gukorana n'abandi. Nubwo imbaraga z'imbere ziri muri wowe, zifungurwa neza iyo uhuje n'abandi bantu bafite icyerekezo kimwe. Abantu tubana nabo bafite ubushobozi bwo gukangura cyangwa kuzimya imbaraga z'imbere zacu. Niyo mpamvu ugomba guhitamo inshuti neza. Inshuti nziza ikuremera icyizere, ikakubwira ko ushoboye, ikaguha imbaraga. Ariko inshuti mbi ikubwira ko bidashoboka, ko uzatsindwa, bityo ikazimya imbaraga z'imbere. Hitamo abo ubana nabo, kuko bigira uruhare mu gufungura imbaraga zawe. Ku musozo, bavandimwe, imbaraga z'imbere ntiziboneka hanze, ntiziboneka mu bantu cyangwa mu bintu, ahubwo ziri muri wowe. Imana yabishyize mu mutima wawe. Kugira ngo winjire mu butsinzi, tangira kwemera ko ushoboye, uhindure imitekerereze, umenye intego zawe, wiyizere, ukore ibiteye imbere, utsinde ubwoba kandi udacika intege. Iyo ibi byose ubishyize mu bikorwa, uzasangamo imbaraga utari uzi ko ufite, kandi izo mbaraga zizagufasha kugera ku ntego zawe no kubaho ubuzima ufite intsinzi. Iki ni cyo kiganiro twabateguriye uyu munsi muri Tinyuka Urashoboye, kinyura kuri Danizi TV, mugezwaho nanjye Ushizimpuhwe Leopold. Mwibuke ko intsinzi itangira imbere mu mutima wawe, mu bitekerezo byawe no mu mbaraga ziri muri wowe. Tangira uyu munsi gufungura izo mbaraga, maze ubutsinzi buze mu buzima bwawe. Murakoze kandi muhorane intsinzi.